Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze ujye amakuru menshi agiye atandukanye. Murakoze. Una tukabifata nk'ibitabaho kandi bibaho, tukabifata nk'ibidashoboka kandi bishoboka. Kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Umuntu ugifite umushingisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Dukikijwe n'amayobera, hari ibyo tubona bishashagirana kandi bipfunyitsemo amabi. Turigizayo amarido, tuzenguruka isi n'isanzure, tumenye ukuri kuri byose. Menya niba ni ikiganiro cyumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye. Ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi. Kuri Radio Sarusi. We're going on an adventure to find tiny animals that live on our skin. You might have heard of them. They're smaller than a grain of salt, have 8 legs, live in our forests, Uruhu rwacu ni rwo rugingo runini umubiri wa muntu ugira. entire life. National Geographic ivuga ko uruhu rwa muntu rushobora kugira ibiro biri hagati ya 3.6 n'ibiro 4.5, ariko ku muntu mukuru rukagira ubuso buri hagati ya metero kare 1.5 na metero kare 2. WebMed ivuga ko ibice by'ingenzi by'uruhu hari ibice bitatu. Harimo agace k'inyuma kitwa epidermis, hakaba n'akandi gace gakurikira ujya imbere kitwa dermis, hakaba n'akandi gace ka gatatu ujya imbere kitwa hypodermis. Iyi WebMed yerekana ko nubwo uruhu rwacu ari ruto cyane mu mubyimba, ariko rugira uruhare rukomeye mu buzima tubamo. Uruhu ruturinda mikorobe zimwe na zimwe kwinjira mu mubiri kugira ngo ziduhungabanye. Uruhu kandi rufasha umubiri gushyira ku murongo ubushyuhe, aho iyo bubaye bwinshi rufungura utwobo tuzwi nka pores, hagasohokamo ibyuya n'indi myanda ikubiyemo n'umunyu mwinshi, ariko bigamije kugabanya ubushyuhe bwinshi mu mubiri. Si ibi gusa, kuko iyo ubushyuhe bwacu buri gushaka kuba buke cyane, uruhu rwacu rufunga cyane twa twobo tuzwi nka pores kugira ngo ubukonje butinjira imbere bugahungabanya imikorere y'umubiri wacu. Benshi iyo babibonye bavuga ko ari ugusesa urumeza. Ibi bituma iyo umuntu ari muzima ubushyuhe bwe bukwiriye buba nibuze ku kigero kiri hagati ya °C 36 na 37. Uruhu kandi rudufasha kohereza amakuru ku bibangamira umubiri wacu, harimo umuriro, ikidukozeho cyangwa se ikidukomerekeje. Gusa ibi ntibibuza ko hari udukoko duto cyane twinjira mu ruhu rwacu tutabizi. Biologie de la peau igaragaza ko uruhu rwacu rugira umubyimba uri hagati ya milimetero 0.5 na milimetero 0.12. Gusa akagahu kacu gahura n'uburwayi buturutse ku dukoko duto cyane tuza kuruturaho tutabizi, tumwe tukarunyunyuza tutabizi, tukatwonka umubiri tutabizi, tukabana natwo tutabizi. Gitegura iki kiganiro nkanakibagezaho yitwa Christophe Wizeye. Iki kiganiro nimenya nibi ni ikiganiro cya Radio Sarusi. Ubusanzwe umubiri wacu ugira icyo twita immunity cyangwa se ubudahangarwa. Ubu budahangarwa bufasha guhangana n'ibishobora kubangamira cyane imikorere yawo. Ubu bwirinzi bufasha guhangana n'indwara z'ibyorezo ziwibasiye cyangwa se udukoko duturutse hanze dushaka kwibasira. Igihe ubu bwirinzi bukora neza, bubasha kuvumbura umwanzi uteye umubiri igihe aje. Ahanini harimo za virusi zidasanzwe, udukoko duto tuzwi nka bacterie, ibyonnyi by'umubiri cyangwa se parasite n'ibindi bishobora kuwusagarira. Ibi ubikora mu buryo twe tutabasha guhita tumenya, ariko hari twinshi mu dukoko tujya twinjira mu mubiri wacu
ubwirinzi bwawo bukitabara bukatwica cyangwa se bukatwirukana. Utu dukoko tugasohoka ari umwanda. Gusa nubwo ibi biba ntibibuza ko hari udukoko twiyoberanya tukaba twatura ku mubiri wacu rwihishwa, tugatungwa na zimwe mu ntungamubiri z'ibyo twariye, twisize cyangwa se twanyweye. Ibi byose bikaba tutabizi. Kenshi na kenshi uzabona abantu barwaye ibiheri mu maso, bimwe bigaterwa n'ubwiyongere cyangwa se kwivumbagatanya kw'imwe mu misemburo nka androgene ikubiyemo za testosterone yo mu mubiri, cyangwa se bimwe mu binyabutabire bikubiye mu mavuta twisiga. Kwiyongera kw'imisemburo ya androgene mu mubiri gukurura kwiyongera kw'imvura za sebum ku ruhu, nagereranya n'ubukugutwa tujya tubona mu matwi. Izi zicumbikira udukoko twinshi cyane ku ruhu rwacu twiganjemo twitwa Propionibacterium acnes. Utu dukoko twibasira uruhu tukarutwika, tukangiza utunyangingo tumwe na tumwe turugize, umuntu akibasirwa n'ibiheri atazi icyabiteye. Ibi ni acnes. Bishobora guterwa n'ibinyabutabire bikubiye mu mavuta twisiga atari meza. Bishobora nanone guterwa n'ubwiyongere bw'udukoko twinshi twaje ku ruhu rwacu. Hari udukoko duto cyane tutaboneshwa ijisho ducumbikirwa n'uruhu rwo mu maso mu isura ya muntu, tukabamo ariko nyuma y'igihe gito tugapfa tugasimburwa n'utundi. Ibyo bikatubaho ariko tutabizi. Face mite. Jya muri Google wandike face mite. Utu ni imiswa yo mu isura. Utu ni udukoko duto cyane dukunda kwibera mu myenge y'uruhu, ku ndiba y'imisatsi n'ubwoya, ariko cyane mu isura ya muntu. Izi face mite ni udukoko duto cyane utapfa kubonesha ijisho, ariko wakoresha ikoranabuhanga rya microscope ukatubona ku bwinshi mu isura yawe. Iyi miswa yo mu isura benshi ntibayizi, ariko umubiri wacu yicumbikira mu ibanga tutabizi, kandi rimwe na rimwe twabigizemo uruhare. Uruhu rwacu rukangirika tutabizi. Umuswa umwe wo mu isura cyangwa se face mite ugira amaguru 8, ariko kuko utaboneshwa ijisho ntiwamenya ko ari byo. Uwabaye mukuru ureshya na milimetero 0.3. Ushobora kumva ibi ukibaza niba utu dukoko tuba ku ruhu rwacu cyane mu gice cyo mu isura mu maso nta bibazo tujya dutera, ndetse n'igituma twororokera mu ruhu bikatubaho tutabizi. Izi face mite cyangwa se imiswa yo mu ruhu ishobora nanone kwitwa demodex cyangwa se eyelash mite. Hari umushakashatsi witwa Michael Trudwain, entomologist cyangwa se umuhanga wiga byinshi ku dukoko duto cyane za insect. Uyu ni umushakashatsi wo mu kigo cya California Academy of Science muri San Francisco muri Amerika. Yavuze ko face mite imwe ireshya na 0.3 milimetre, ubu burebure bwayo buyorohera byoroshye kwiturira muri tuno twobo tw'uruhu tuzamuka mu bwoya cyangwa umusatsi twa pores bitayigoye. Ibyo turya kenshi utu dukoko tubishaka igihe twe dutuje, nk'igihe cy'ijoro turyamye, aho dusohoka muri twa twobo tukaza inyuma kununuza imyunyu n'ibindi binyabutabire biba byasohotse mu byoya igihe cy'amanywa. Utu dukoko twa face mite tubaho igihe kigera ku byumweru 2, tukagira amaguru 8 yegereye igice cy'umutwe, ariko ntituboneshwa ijisho. Face mite zirya igihe turyamye, zikaryama igihe tubyutse. NPR ivuga ko igihe cy'amanywa cyagiye twe duhuze turi mu mirimo yacu, utu dukoko tuba twihishe muri ya myenge y'uruhu ya pores, kuko dutinya ubushyuhe n'urumuri rwinshi, ariko tugasohoka nyuma tuje kununuza ibidutunga biba ku ruhu rwacu igihe cy'ijoro turyamye. Si ibi gusa, kuko nanone utu dukoko twikundira kununuza bimwe mu binyabutabire bituruka ku mavuta tuba twisize, yayandi twisiga nyine muzi mu maso no ku mubiri, ariko ibi
abashakashatsi barimo Michael bavuga ko utu dukoko tumaze igihe twituriye ku ruhu rwa muntu tugatura kuri we atabizi. Ibyo ni iby'ibanga. Ibi nibuze byaba byaratangiye ku basekuruza ba muntu babayeho kera cyane ba Homo sapiens. Hari umushakashatsi witwa Ron Oshoa. Uyu avuga ko mu isura y'umuntu umwe gusa mu gice cyo mu maso ashobora kuba hari udukoko. Utu ni ya miswa yo mu maso cyangwa se face mites tugera kuri miliyoni. Abahanga mu bumenyi by'udukoko duto bavuga ko muri rusange ku ruhu kuri santimetero kare imwe ushobora gusanga iyi miswa igera kuri 13. Izi face mites zigira umuvuduko muto cyane kuko dushobora kuzenguruka kuri milimetero 16 ku isaha nk'uko abashakashatsi barimo Richard Owen na Simon babyerekana. Utu dukoko kenshi na kenshi iyo twabaye twinshi ku ruhu rwacu dushobora gutera ibiheri cyangwa se indwara y'uruhu ya dermatitis. Iyi ndwara ahanini iterwa n'utu dukoko tw'imiswa yo mu maso face mite twibasira uruhu rwacu cyane igice cyo mu isura, ariko ibi bikaba tutabizi. Ikurwa n'udukoko two mu bwoko bwa Demodex folliculorum. Utu dukoko iyo twageze ku ruhu twangiza utunyangingo twaho rugatukura, rukamera nk'urwahiye, rukababara cyane kandi rukazaho ibiheri byinshi. Aka gakoko ka Demodex folliculorum iyo gakomeje kwibasira uruhu gatera indi ndwara yitwa rosacea. Iyi rosacea irwaye benshi mu batuye isi. Iyo ugeze muri Amerika honyine usanga nibuze umuntu umwe muri 20 arwaye ibiheri byo mu maso biterwa n'indwara ya rosacea, kandi ugasanga ibi biheri bigoranye gukira. Medical News ivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 14 muri Amerika honyine bazahajwe n'ibiheri byo mu maso biterwa n'indwara y'uruhu ya rosacea. Tugaruke ku ndwara iterwa n'imiswa yo mu maso izwi nka Demodex folliculorum. NCBI igaragaza ko mu bantu batuye isi abantu bari hagati ya 80 na 90% bafite ikibazo cy'ibiheri byo mu maso biterwa na Demodex. Iyo ugiye muri Turukiya usanga abantu 65% bafite iki kibazo. Harimo abagabo 25% n'abagore 40% barwaye Demodex. Ibiheri biterwa n'udukoko twa Demodex folliculorum. Indi mibare igaragazwa n'agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima mu bushakashatsi bwakozwe ahantu 30 igaragaza ko abagore aribo bafite imibare iri hejuru cyane bakunze kurwara Demodex, kuko aribo bakunze kwisiga amavuta no gukoresha za make-up nyinshi cyane zikubiyemo ibinyabutabire bishobora kurera no gukurura udukoko dutera Demodex ndetse n'imiswa yo mu maso face mites. Hari umwarimu wo muri kaminuza ya Carolina y'Amajyaruguru yitwa Megan Thames avuga ko abantu 14% muzahura uzasanga bafite ibiheri byo mu maso kandi byatewe n'indwara ya Demodex. Benshi mu isi bahura n'uburwayi bwa Demodex itera ibiheri byo mu maso, aho bamwe bahura n'ikibazo cy'ibiheri byinshi cyane mu isura bikabatera gucika intege, gushya ku ruhu rwawo, kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri kubera guhora ku nkeke yo guhangana n'ingano nyinshi y'utu dukoko two mu isura twa face mites dushobora kugera kuri 1 miliyoni tukanarenga ku muntu umwe. Nanone kandi utu dukoko iyo twabaye twinshi dutera kwangirika k'uruhu, aho rushobora kwibasirwa n'izindi ndwara nk'indwara ya alopecia. Iyi ituma igice runaka cy'uruhu kibasiwe na ya miswa gihinduka uruhara ahari
hari umusatsi cyangwa ubwoya bitewe no kwangirika k'uruhu cyane biturutse ku bwinshi bwa ya miswa ibyonnyi byo ku ruhu. Ibyo byose bikatubaho tutabizi. Biragoranye cyane guca ukubiri n'utu dukoko kuko dusohoka mu ruhu rwacu igihe turyamye, tukihisha igihe tubyutse cyangwa se igihe cy'amanywa. Twakaraba hakavamo duke kuko twinshi tuba twamaze gucengera muri twa twobo tw'uruhu twa pores. Hari umushakashatsi witwa Zhu Jing, nawe ahamya ko utu dukoko dusohoka mu ruhu igihe cy'umwijima cyangwa se igihe cy'ubukonje bukabije cyane. Healthline ivuga ko utu dukoko abantu batwandura tuvuye ku ruhu rw'umuntu dufite tukajya ku wundi tugakomeza guhererekanywa muri ubwo buryo ku mpu zacu, bityo ugasanga benshi mu batuye isi bafite utu dukoko twa Vespertile. Hari umuganga w'uruhu ukomeye mu gihugu cya Canada witwa Bernard Chinkai, ashimangira ko iyo utu dukoko twabaye twinshi ku isura dutuma uruhu rwawo rwangirika bikanagabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Mu mwaka w'igihumbi 1992 ikigo cya Clinical and Experimental Dermatology cyakoze ubushakashatsi kuri utu dukoko twibera mu isura ya muntu, maze baza kubona ko abantu benshi bakunze kutugira ku ruhu rwabo rwo mu maso kuva mu buto kugeza mu zabukuru. Mbese twibaniye. Aha kenshi tuba dutunzwe n'amasukari n'ibinyabutabire biba ku mavuta bisiga ndetse n'imyunyu n'imvubura ziva mu mubiri. Gusa ikintu gikomeye benshi bagiraho impungenge banibaza ni ingaruka zihariye utu dukoko twaba tudutera tutabizi ndetse n'uburyo twacu kubiri n'utu dukoko burundu. Discover Magazine ivuga ko utu dukoko nubwo ducumbitse ku ruhu rwa muntu aho benshi batabimenya, ariko ngo kubw'amahirwe tutagira imyanya dusohoreramo imyanda ivuye mu byo twariye, kuko iyi ariyo yagira ingaruka nyinshi cyane ku mubiri wacu. Discover ivuga ko amavuta n'ibinyabutabire utu dukoko tununuza ku ruhu rwacu igihe cy'ijoro twe turyamye, ibi bidufasha kubaho mu gihe cy'ibyumweru 2 tumara mu buzima bwatwo, ariko utu dukoko tukaba nta kibuno tugira. Kutagira ikibuno bituma nta myanda tubasha gusohorera muri twe, usibye umwanya tugira udufasha gutera amagi azavamo tuzadusimbura igihe tuzaba twarapfuye. Ibi biduhesha amahirwe yo kutibasirwa n'ibibazo by'uburwayi bukaze buturutse ku myanda yatwo. Ndavuga utu dukoko ducumbitse ku ruhu rwacu mu gice cyo mu maso tuzwi nka face mites. Utu dukoko dufatwa nka za parasite cyangwa se ibyonnyi byo ku ruhu rwa muntu. Abashakashatsi benshi bavuga ko nta ngaruka zikomeye cyane dutera kuko batubarira mu byonnyi by'umubiri bitagira icyo byangiza cyane ku mubiri, aho tubana natwo mu cyitwa commensalisme, aho icyonnyi cyona ku cyo cyona ariko nta ngaruka kigitera. Ibi byonnyi benshi mu bashakashatsi bahamya ko birya ku mubiri wacu ibyo tudakeneye ariko ntibigire icyo byangiza. Aha n'umuntu ntagira icyo ahomba. Gusa ibi ntabwo abashakashatsi nka Andrew Gonzalez babyemera kuko bashimangira ko utu dukoko iyo twabaye twinshi mu ruhu rwacu rwo mu maso cyangwa se mu isura dutera ibibazo birimo gushya k'uruhu, gutukura k'uruhu, kuzana ibiheri n'ibindi. Gusa ibibazo bikazahaza cyane abantu bafite kanseri y'uruhu, agakoko gatera sida, ubwirinzi bw'umubiri buri hasi cyangwa se bufite intege nke biturutse ku zindi ndwara z'ibikatu. Ibi n'ibindi byose bituma benshi bahura n'ikibazo cyo guhindana mu isura no kwibasirwa n'ibibazo byo kwangirika k'uruhu rwo mu maso, ahanini biturutse kuri iyi miswa yo mu maso yororokera muri iki gice cy'uruhu rwacu rwo mu maso. Twakora iki ngo duce ukubiri n'ibi bibazo rero? Medical News Today ivuga ko uburyo bukwiriye bwo gukumira
no kugabanya ubwinshi bw'utu dukoko tujya dutera bamwe kwangirika k'uruhu rwabo rwo mu maso harimo koga mu maso neza nibuze inshuro 2 ku munsi, kwirinda kwishyiraho za make-up nyinshi no kwirinda kwihoma amavuta kuko aba akubiyemo bimwe mu binyabutabire bikurura kororoka k'utu dukoko. Medical News ivuga kandi ko igihe twibasiwe n'ibi biheri byo mu maso tuba dukwiriye kujya kwa muganga aho hari abadogiteri b'inzobere cyane mu ndwara z'uruhu babasha guhangana n'ibi bibazo bishobora kuba biterwa n'utu dukoko twibasira cyane uruhu rwacu rwo mu maso. Aha bashobora kwifashisha imiti irimo ibinyabutabire nka benzure, benzoate, salicylic acid, selenium sulfuride ndetse na sulfure cyangwa se imiti nka clotamidone, Elax, Stromector, Metronidazole, Permetrine n'iyindi. Imwe muri iyi miti ushobora kuyigenerwa na dogiteri bitewe n'ingaruka zibasiye uruhu biturutse ku bwinshi bw'utu dukoko cyangwa se ibikorwa by'utu dukoko byangije uruhu rwawe. Andrew Gonzalez avuga ko utu dukoko bidapfa gushoboka ko umuntu adukumira burundu ku ruhu rwe, kuko utu dukoko kuba turiho ntago bivuze kwangiza uruhu, ahubwo ibibazo bivuka igihe utu dukoko twabaye twinshi cyangwa se ku ruhu rwawe habaye umwanda n'ibinyabutabire bikurura ubwinshi bw'utu dukoko. Ibi nanone bishobora guterwa n'isuku nkeya cyane no kugira imvubura nyinshi iturutse mu ruhu. Iyo intandaro idaturutse kuri ibi utu dukoko twa first mite twibanira natwe iteka igihe twe turiho mu buzima tubaho hano mu isi, tukadufasha komora no gukusanya imyanda iba yaje ku ruhu rwacu ndetse no gukuraho utunyangingo tw'uruhu rwacu tuba twamaze gupfa ntacyo twangije mu mubano uzwi nka commensalisme. Ni ingenzi kumenya ibyonnyi duturanye mu buzima, yaba ibiba mu mubiri imbere, ibiba ku mubiri inyuma no hanze yawo, tukamenya uburyo tubana nabyo, uburyo duhangana n'ingaruka bidutera, uburyo tugomba kubikumira mu rwego rwo gusigasira ubuzima buzira umuze. Nahansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha tuzaganira ku zindi ngingo nazo z'ingenzi. Jya utegura iki kiganiro nkanakibagezaho. Nitwa Christophe Wizeye. Mwakoze cyane abo twari kumwe. Menya nibi barakagaruka. Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze tubona amakuru menshi agiye atandukanye. Murakoze.